Yesu ashimwe, mwaramutse neza, mwiriho neza ku bandi. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubera umunsi mwiza, kubera umunsi w'umugisha, kubera umunsi wo kugendana n'Imana, kandi Imana ikurinde cyane. Komeze kwiyereke, nawe ntuyige kuri, nawe ntukore ibyo yanga, ikubwiriza imbaraga zo gukora ibyo ishaka. Reka dukomeze gufatanya gusoma ijambo ry'Imana, ni ibiryo bitunga umwuka wacu, tukabasha kugira imbaraga muri uru rugendo. Turimo turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ku gice cyaho cya 5. Umurongo wa mbere urambwira ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Twebwe twagize amahirwe yo gukizwa, wowe ni waragize amahirwe yo gukizwa, uhinduka umwana wigana Imana nk'ukundwa. Ni ukuvuga ngo ibyo Imana ishaka abaryo dushyira mu bikorwa. Urugendo rwanjye rwa buri munsi njye nibaza ngo iyo abari Kristo wari kuba ahagaze hano hantu, iyo abari Kristo wari kuba ari muri aka kazi, yari kuba abigenje ate, iyo abari Kristo wari uhuye n'uyu muntu yari kuba amusubije ngo iki, twigana Imana nk'abana bakundwa. Ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5 arambwira ngo ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavuga rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera, cyangwa ibiteye isoni, cyangwa amagambo y'ubupfu, cyangwa amashyengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye, ahubwo mushime Imana. Kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira ari usenga ibigirwamana ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Hari akantu keza yavuze yashyizemo, aravuga ngo ntibikavuge rwose muri mwe. Ni ukuvuga ngo ntiturabo kubikora gusa, ahubwo ntibikwiriye no kuba bugufi bwacu, ntibikavuge rwose muri twe. Ibyonona, iby'ubusambanyi, ibyo kurarikira, ibyanduye ibyo ari byo byose ntibikavuge muri twe. Ikindi, ntabwo dukwiriye kwishonga. Abakora ibyo byose bafite kurarikira ku buryo bwose nta mugabane bafite mu bwami bw'Imana. Ibyo ntibikwiriye kuba muri twebwe habe namba. Umwami Imana kubwirize gukora ibyo gukiranuka. Ku murongo wa 10 haravuga ngo mushakashake uko mwamenya iby'umwami ashima. Umuntu wese watangiye urugendo rwo kugendana n'Imana no kubana n'Imana akwiriye guhora umunsi ku wundi ashakisha kumenya icyo Imana ishima, icyo Imana imushakaho. Mu kazi kacu ka buri munsi tuba tuzi neza icyo ba bosi bacu bashaka, ndetse ntidushobora kunyuranya nacyo. Ni ukuvuga ngo umuyobozi wanjye mbazi ibyo ashakaho, mbazi ibyo ashima, kandi nkagendera muri uwo murongo. Nta nkaswe twebwe twabaye abana b'Imana. Biragatsindwa n'Uwiteka kuba nabandi umwana w'Imana utazi icyo data ashaka, utazi icyo data ashima. Reka rero dushishikara umunsi ku wundi kwifuza kumenya icyo Imana idushakaho, icyo Imana ishima, kandi biroroshye, byinshi rwose byanditse mu mitima yacu. Ku murongo wa 14 ngo nicyo gituma bivuga ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Uyu ni umurongo utwereka uruhare rwacu. Ntabwo Imana izadukorera buri kintu cyose tutabishatse, tutabyemeye. Umwana w'umuntu afite uruhare mu kugira ngo Imana igire icyo ikora mu buzima bwe. Havuze ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke, hanyuma Kristo abone uko akumurikira. Ni ukuvuga ngo nutiyemeza gukanguka, nutiyemeza gukebuka ibikuzengurutse, ukamenya ko ubuzima bwawe bwo mu mwuka cyangwa ubuzima bwawe kugendana n'Imana budahagaze uko Imana ishaka, nudakanguka ngo birebe, Kristo ntazabona uko akumurikira. Ariko yewe usinziriye we nukanguka, ukikebuka, ukaba maso, ukabona ubuzima bwawe ko butameze neza, nuba maso, Kristo azabona uko akumurikira. Ni ukuvuga ngo ahora yiteguye kutumurikira, ariko amurikira abakangutse. Ku murongo wa 15 na 16 ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Umwana w'Imana wese watangiye urugendo akwiriye kwirinda uko agenda. Ntakwiriye gupfa kuba mu bintu ibyo ari byo byose, ntakwiriye gupfa kujya mu bintu ibyo ari byo byose. Ibintu byose ntakwiriye kwemera ko bigera ku buzima bwe. Ni ukuvuga ngo dukwiriye kuba abanyabwenge, tukirinda uko tugenda. Umunyabwenge wese aho akandagira abahazi. Ikintu cyose ajya kwishoramo, business ajya kwinjiramo, aba yabanje kuyireba. No mu rugendo rw'agakiza nituba abanyabwenge uburyo tugenda, nirinde ibyanyanduza, nirinde ibyancogoza, bibe kure yanjye. Niko dukwiriye kumera, kandi tukamenya neza ko iminsi duhagazemo ari mibi. Iyo abantu bavuze ngo ibi ni ibihe bya nyuma, ahubwo abantu babiseka, bakavuga ngo ariko ibyo bintu byaravuzwe kuva kera, cyangwa se n'izanyigisho z'amadini runaka, ariko ibyo duhagazemo ni ibya nyuma. Kuva Kristo yasubira mu ijuru twatangiye kwinjira mu bihe bya nyuma. Rero dukwiriye kwirinda kuba abanyabwenge, kandi tukamenya ko ibihe duhagazemo ari bibi. Iyo tuvuze ngo ni bibi, ni ukuvuga ko ibihe duhagazemo bitari favorable ku mukiranutsi, birwanya umukiranutsi. Rero umukiranutsi akwiye kubihagararamo yirinda rwose. Umurongo wa 18 n'uwa 19, kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka, mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Ibi nibyo bikwiriye kuturanga, ngo ntitugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi. Iyo bavuga inzoga, harimo inzoga zisanzwe zo tuzi, ariko harimo n'ibirangaza ibyo ari byo byose. Ntiwemere kuba mu buzima burangaye bwuzuyemo ubukubaganyi bwinshi, ngo ahubwo wuzure umwuka wera. Uko twuzuye umwuka wera, niko ibyo bintu birangaza bigenda bishira mu buzima bwacu.
bwacu, niko tugenda ducagura tukarobanura ibintu byuzura mu buzima bwacu. Arangira ngo tubwirane Zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, ducurangira Imana mu mitima yacu. Nibwo buzima abana b'Imana bari bakwiriye kubamo. Dukwiriye kuba mu biganiro bipfuye gusa bidafite ahantu bivanye umuntu ngo bigeze ahandi, ahubwo ibiganiro byacu bikwiriye kubamo kungurana, gukomezanya, kandi dufite gucurangira Imana mu mitima yacu. Nuvuga ngo hari indirimbo z'udaca zo kuramya Imana, hari amashimwe, hari gutekereza ku Mana bitavuye mu mitima yacu. Ku murongo wa 22 kugeza kuri 29 haratubwira ngo bagore mugandukire abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira, uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nkuko Kristo abigirira itorero rye. Ni ukuvuga ngo iyi mirongo turimo tureba irareba abagore n'abagabo. Nicyo cyigisho nyamukuru gikwiriye abagore n'abagabo. Isi iravuga ibindi, iterambere riravuga ibindi, ariko Bibiliya ikintu ivuga ntabwo gisaza, ntabwo gishira. Irimo iragira inama abagore ko bakwiriye kugenza imbere y'abagabo babo, iragira inama abagabo ko bakwiriye kugenza. Rero umuntu wese wifuza kubikora neza akwiriye guhora asoma iyi mirongo akagira ibyo akosora. Nuvuga ngo Bibiliya irasaba abagore kumvira abagabo babo, kubagandukira nkuko itorero rizima ritarwaye rigandukira Kristo. Ikongera igasaba abagabo ko bagomba gukunda abagore babo nkuko bakunda imibiri yabo ubwabo. Ni isomo risa nkaho rishaje ugereranyije n'igihe duhagazemo, ariko niryo somo ry'abantu bubaha Imana. Nicyo cyitegererezo, niho hantu dukwiriye gushingira ubuzima bwacu, ku bantu bubaha Imana. Ntabwo tubikora nkuko abaturanyi babikoze, ntabwo tubikora nkuko society bivuga, ntabwo tubikora nkuko twabibonye muri filime, nkuko twabisomye mu bitabo, ahubwo turabikora nkuko Bibiliya ibidusaba, niba dushaka gukomeza kugendana n'Imana neza. Ku murongo wa 31 kugeza kuri 33 haravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. 32 akavuga ngo ibyo n'ubwira bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nkuko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Yavuze ngo umuntu azasiga se na nyina abane n'umugore we akaramata. Aravuga ngo ndetse ngo n'ubwira bukomeye arimo arabigeranya na Kristo n'itorero. Uko Kristo atazigera asiga itorero, uko itorero itarizigera ritandukanywa na Kristo, niko umugore n'umugabo bagombye kubana. Yego turabivuga muri iki kinyejana kimeze gutya, bihagaze gutyo, ariko hari icyo Imana ivuga ku bashakanye. Ubundi umugambi w'Imana ku bashakanye ni ukubana akaramata. Hepfo ku murongo wa 33 yavuze ngo nuko namwe umuntu wese akunda umugore nkuko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Rwose biroroha ndetse bikaryohera umugore kubaha umugabo we iyo umugabo we yamukunze. Ni ukuvuga ngo ubundi byagombye kuba magirirane. Umugabo yagombye gukunda umugore we, umugore nawe bikamworohera kumwubaha. Ariko nongera mvuga ko atari urwitwazo niba wagize ibyago uri umugabo, umugore wawe akaba atakubaha, si urwitwazo. Niba uri umukristo mwiza urabikorera uburyo banye na Kristo, urakomeza umukunde. Ntabwo uri bugire urwitwazo imbere y'Imana uvuge ngo umugore wanjye ntabwo anyubaha, niyo mpamvu nanjye ntamukunda. Niba ubanye n'Imana neza uraza gukora icyo Imana igusaba. Nanone nongera kuvuga ku mugore, nubwo bavuze ngo kugira ngo abagore babone uko bubaha abagabo babo, ariko nuko abagabo banza kubakunda. Ntabwo wa mugore we niba uri mu mwami, niba wubaha Imana, ntabwo uri buvuge ngo umugabo wanjye ntabwo ankunda bihagije ngo niyo mpamvu nanjye ntari bumwubahe. Oya, ndamwubahira kuko mbanye n'Imana neza. Nta rwitwazo rero namba ruhari ku bari muri Kristo Yesu. Niba twifuza kubana n'Imana neza, dukwiriye kubikora nkuko Imana ibishaka. Mwami Imana kwambika imbaraga zo gushyira mu bikorwa ijambo rye. Ubiharanire, ubisabe, ubyifuze, ubitindemo, umwuka w'Imana azabigushoboza. Ugira umunsi mwiza, ugira umunsi ugwiriye mu imbaraga z'Imana, kandi Umwami Imana akurinde ibibi, akurinde ibyorezo, akuzuza amahoro menshi. Umwami Yesu agendane nawe. Urakoze.